njyewe jenoside ndayibuka, nzi uko twahunze, nzi uko twagiye. Imyaka 30 ntekereza ko ari ukuzuka k'u Rwanda. byari bisobanuye iki kuri wowe kuki performance ya mbere mwatangiranye? Ni ukubera ko ni itorero mbamo na n'ubu ntago nigeze ndisohokamo, ndacyaririmo kandi n'ubu ndacyabamuna nabo, rero ntago nakora igitaramo cya mbere ngo ndeke kubatumira, kandi mwabibonye ko ba performinze neza. Parti ya mbere tujyanamo neza mu mukino, kira gipfunsi mwakibonye ukuntu giteye, rwose inganzo zambaye hafi kandi twakoze umukino mwiza. Cyose uko muje ku gipfunsi, ese uburyo wa performance ukinjira ku rubyiniro ugaperformingira inyuma ya kira gipfunsi, hari ubutumwa ushaka gutanga cyane? Kuko mwese murabizi igisobanuro cy'igipfunsi ni ukujya imbere, ni ubumwe bw'abanyarwanda, n'impamvu y'ubwo bumwe mwese murayizi. Ubwo gahunda ni ku itariki 15 z'ukwa karindwi. Igitekerezo cya kiriya gipfunsi niwe wakibwiye cyangwa hano? Igitekerezo ni team nakoranye n'inganzo ngari, turagitekereza, ni ngiye wakizanye, turavuga tuti reka noneho bamfasha mu kugishyira mu ngiro. Hanyuma rero kubona Muzehe Muyango nk'umuntu wifuzaga ko yakwitabira igitaramo cyawe, ariko kandi uburwayi bwe byari imbogamizi, byanshimishije. Sinawe muhanzi wenyine waje, haje na Masamba, haza mama Maria Yohani, we yagombaga no gutarama. Muyango nifuje kumubona muri gitaramo cyanjye, cyane ko afite indirimbo nkunda cyane, Karame wangabiye. Kubana atayiririmbye muri iki gitaramo ntago nishimye, ariko nta kundi, ni uburwayi, ntago nari kumushyiraho igitutu ngo ntago nari nzi uburyo ameze, aho kugira ngo mushyire kuri mikrofone ubone biragoranye, nta kundi. Ariko kuba yaje byashimishije ku rwego rwo hejuru. Ni umuntu mfata nk'icyitegererezo, imyaka amaze mu muziki, ubuvanganzo yaduhaye mu ndirimbo, biri mu byatumye ngewe mubona uku mpagaze, kuko hari abahanzi benshi barimo Muyango cyane cyane, kuko indirimbo ya mbere nafashe mu mutwe ya gakondo yitwa Musani wabo, kandi ni Muyango. Hanyuma cyo tuvuge no kuri kiriya gice cya mbere, nk'uko twari tugikomojeho mu kanya cyo kurata ubutwari bw'inkotanyi, wagihereyeho, byanagenze neza cyane. Mu kanya turi kumwe na Ruti niwe twabaje tuti imyaka 30 kuri wowe wivuze iki, ariko nawe hari ikivuze. Imyaka 30 u Rwanda rumaze rwibohoye, imyaka 30 cyusa wabonye ute, wabaye mute uyu munsi wa none? Imyaka 30 ntekereza ko ari ukuzuka k'u Rwanda. Rwanda rwari rumaze igihe turi mu icuraburindi, mubona igihugu ariko nta gihugu dufite mu by'ukuri. Ubu ngubu ntekereza ko amoko ni ikibagiranye mu Rwanda. Nta muntu wari uzi ko ivangura amoko rishobora kuzacika, ariko ubu twese dusigaye dufite amahirwe amwe, twiga kimwe, tubona akazi mu buryo bumwe kubera leta yacu y'ubumwe. Rero iyi myaka 30 ivuze kinini cyane haba mu buzima bwanjye, cyane ko ngewe jenoside ndayibuka, nzi uko twahunze, nzi uko twagiye, amahanga yose nagenze, inzira zose naciyemo ndacyabyibuka. Yumve ko nari mfite imyaka 5, ariko n'ubu ndacyabifite mu mutwe. Rero guhunga ugatahuka ukaba muri uru Rwanda, tukaba dutarama, nta muntu uvuga ngo izi ni indirimbo za runaka ngo ndajya wenda ukavuga ngo uyu si mufana kubera afite ubu bwoko. Ntekereza ko nta muntu kibivuga. Turi mu Rwanda rwiza, ufite umutekano, amahanga yose yirahira. Ibi bintu nta muntu n'umwe wari ubizi, nta muntu n'umwe wari uzi ko cogamu yabera mu Rwanda, nta muntu n'umwe wari uzi ko igikombe cy'isi cy'abavetera gishobora kubera mu Rwanda. Ibyo ni ukubera imiyoborere myiza, ni ukubera umuyobozi wacu. Ni ukuri dukomeze
tumushyigikire dukomeze tumuteringa mu bitugu ku gipfunsi. Cyusa hafi miliyoni 2 n'igice cyangwa ni miliyoni 2.3 bagiye gutora ku nshuro ya mbere. Niwe butumwa waha uwo muntu kugira ngo azagire amahitamo meza? Ubutumwa bwa mbere nuko mugomba kubyumva nk'ibyanyu, kuko hari abigira abantu bindeba bakavuga ko amatora ari y'abantu bamwe, twengewe bakumva ko ntibimureba, ariko amatora n'umusingi. Murebe buri muntu wese abitekereje atyo akigumira mu rugo akibera aho ngaho, ubwo subwo igihugu mwamugisigiye nde? Ubwo wowe wicariye aho mu rugo igihugu gitewe wafata imbunda ukajya kurwana ukagitabarira. Rero twese tubigira ibyacu kandi twumve ko u Rwanda ni urwacu, twunga ubumwe, tujye gutora abanyarwanda, gutora tubigira ihame kandi dutore neza. Alubumu yawe ya kabiri wateguje ko nyuma y'ikonseri uzashyira hanze alubumu 2, ya kabiri wayitiriye umubyeyi, kubera iki? Kubera ko nyuma ya Migabo niwe muntu nkunda. Namuhimbye Muvumwa Amata, namuhagurukije mwamubonye, namuhaye inka, namuhaye imodoka, niwe wampaye ubu buhanzi mumbonana, niwe wanyigishije kuririmba, niwe wampaye ubutore. Rero ni uburyo bwo kumwitura. Cyusa turasoje, reka tukureke ukomeze izindi gahunda. Wakoze ku mwanya wawe. Murakoze namwe kandi murakagira Imana n'amafaranga byose. tubashimire cyane kuko abacuranzi b'abahanga maze ahangane kugiye kwamba tugushimire. Ntabwo mbere kujya mu gitaramo kiryoshye burya, sintekereza ko hari kujya mu gitaramo kiryoshye burya. Reka masaba buri muntu wese uri hano ukiri hano akoma amashyi menshi cyane Cyusa mwarimu, Cyusa mu gitaramo cyiza, Cyusa mu gitaramo akeza Migabo, ashima Migabo, Migabo migambi y'abagabo ati nta wundi munsi igihe n'iki aho tariki 15 z'ukwa karindwi ku Gipfunsi amashyi menshi cyane.